Imbere duherekejwe n'indirimbo. Iyi ndirimbo murayumva neza, iri mu ndirimbo za kera, mu ndirimbo ndetse zikunzwe n'abantu benshi. Ndabasuhuje mwebwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye mukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Ndabasuhuje kandi amahoro y'Imana abane namwe. Menya amateka y'umuhanzi Niyomugabo Philemon waririmbye Zirikana ibanga yakanyujijeho mu gihe cye. Niyomugabo Philemon yavutse mu 1969 mu yahoze ari komini Mubanza muri perefegitura ya Kibuye, ubu ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Akaba mwene Nzabahimana Simiyoni na nyina witwaga Irene. Niyomugabo Philemon, umwe mu bo biganye bakiri mu mashuri abanza witwaga Birasa, avuga ko Niyomugabo yatangiye gucuranga gitari mu ishuri ry'icyumweru hamwe n'abandi bana bakiga amashuri abanza, aza gukomereza mu ishuri ryigisha gushushanya rya Nyundo, ari naho yaje gukirigita gitari mu buryo bwagutse. Icyakora ngo umuhanzi witwaga Bigaruka Lete waririmbye indirimbo ukaba intwari niwe wamwigishije gucuranga neza, ariko akigera ku Nyundo naho yahahuriye na Orchestre witwaga Fiavazi baramutyaza, harimo na mwarimu we Bushayija Pascal. Birasa avuga ko Niyomugabo Philemon yashinze urugo mu mwaka wa 2000, akaba yararushinganye n'uwitwaga Jacqueline Jadosi. Ubukwe bukaba bwarabereye mu gihugu cy'Ububiligi, nyuma akaza kwimukira mu Buholandi, ari naho yakomereje inganzo ye. Niyomugabo Philemon burya ngo indirimbo ze zishingiye ku butumwa bufite icyo busobanuye, aho nk'indirimbo Habwa Impundu yaririmbye ishingiye kuri se. Habwa Impundu nabakanya mukayumva hakanya gato. Yayiririmbiye se umubyara n'iyitwa Nzagukurikiza yahimbiye nyina wari umaze kwitaba Imana. Muri iyo ndirimbo byumvikana ko Niyomugabo yari ababajwe n'uko nyina agiye, maze yegura gitari ati kabeho, kubaho bimaze iki ko biza tutabisabye, ibyiza kandi biba buri wese abifite ukwe, njyewe simbyinubira habe na gato, kuko byose bitangwa na Rurema, igihe twahawe cy'ubuzima tujye tugikoresha neza. Navuga byinshi kuri Niyomugabo Philemon. Niyomugabo Philemon yaba ari se wa Bruce Melody, niyo makuru avugwa. Hari amakuru agenda avugwa ko umuhanzi Niyomugabo Philemon yaba ari we wabyaye umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda muri iki gihe uzwi ku mazina ya Bruce Melody, dore ko hari n'abemeza ko rwose Melody asa na Niyomugabo. Birasa avuga ko abantu benshi basa ntacyo bapfana. Icyakora ngo ukurikije imyitwarire y'umuntu n'ibimenyetso biranga umuntu, ngo hari icyo washingiraho uhamya ko Melody ari uwa Niyomugabo. Agira ati, hari utuntu bita menasi, ni ukuvuga umuntu yikora nko gukora ku zuru n'ahandi. Naje kureba indirimbo Bruce Melody yaririmbanye na Ama-G The Black irimo ngayo mashuri mudusaba twarayarangije, narayitegereje mbona utwo tuntu akora ari utwa Philemon, kuko twareranwe rwose, mbona aramunyibukije. Ndibaze nti ese koko mama uriya mwana ko mbona basa ntashobora kuba ari uwa Philemon? Sinabitinzeho, cyakora naje kujya mbyumva nyuma. Niyomugabo Philemon wakunze kuririmba indirimbo z'Imana n'iz'abageni, yasengeraga mu itorero rya Presbyteri ni mu Rwanda. Birasa avuga ko ubuhanzi bwa Niyomugabo bwatangaga ubutumwa bwiza, kuko yari impano ye, nta mafaranga agendereye. Burya ngo ubuhanzi bujemo amafaranga ahanini burapfa, kuko izo yahanze zose zari zigamije gutanga ubumwe. Niyomugabo Philemon yakoreye televiziyo Rwanda ashinzwe gufata amashusho, yari kameramani. Birasa avuga ko Niyomugabo Philemon yakoreye televiziyo y'u Rwanda
ubwa mbere akitwa Projector Television, ikitwa Projector Television, ni ukuvuga nk'umuhanga wa televiziyo. Niyomugabo Filimo yatabarutse mu mwaka wa 2001 asize umwana umwe w'umuhungu witwaga Olivier. Niyomugabo icyo gihe se umubyara ngo yiteguraga no kujya kumuhemba. Birasa avuga ko hari ifoto igaragaza Niyomugabo Filimo ameze nk'uwakoze Niyomugabo Filimo ameze nk'uwakoze jenoside Nyararama atari byo, kuko uwashize iyo foto muri filime yitwa Nyirabayazana agamije kugaragaza uko abantu bumva radiyo RTLM. Agira ati iyo filime isohotse abantu bavuze ko Filimo bamubonye mu bwicanyi. Iyo shusho nongeye no kuyibona ejo bundi mu rubanza rwa Kabuga Felicien berekana RTLM, rwose birababaje. Wabona n'iyo filime ariyo yatumye atinya kuza mu Rwanda kubera kumva bavuga ko yagaragaye mu bwicanyi akarinda akora impanuka yamuhitanye. Niyomugabo Filimo yamenyekanye cyane mu ndirimbo Ibyiza Nagiriwe, Garuka mu Nzira, Ngwino, Zirikana, Ibanga, Ubukwe Bwacu yaririmbiye mukuru we Yarushinze n'izindi zifite ubutumwa bitewe n'ibihe byarimo. Birasa avuga ko indirimbo yitwa Munsabire yakoreye mu Bubiligi isa nk'iyamujyanaga mu ijuru, kuko yaje kwitaba Imana nyuma yaho. Niyomugabo ngo yari umunyarwenya, nubwo umubonamo umuntu udapfa kuvuga, nyamara ngo yarasetsaga cyane ku buryo yanashyiragamo amarangamutima nk'aho yasekeje inshuti ze. Avuga ko umushoferi witwa Kintu yatwaye imodoka bisi apfutse igitambaro mu maso kuva Karongi kunyura muri Pfunda kugera i Rubavu. Hari amakuru avuga ko umugore wa Niyomugabo n'umuhungu we bari mu Rwanda kandi bashobora no kuzakomoza ku bihangano by'umugabo we, aho usanga hari ababisubiramo batabifitiye uburenganzira. Birasa avuga ko umuhanzi adapfa igihe ibihangano bye byiza bigihari, bibaho igihe cyose, kuko usanga n'abahanzi bakuru cyane bakibukwa kubera ubutumwa basa nk'abasize mu buhanuzi, nubwo hari abantu batumva ubwo butumwa. Umva muri iki kiganiro byinshi kuri uyu muhanzi. Muri iki kiganiro twabwiye byinshi ku muhanzi Filimo yakoze ibintu byinshi. Ngiye kubaha nk'amasegonda make yo kumva indirimbo za Filimo zigera kuri 3. Ndabakunda cyane kandi nkambasaba gukomeza mukanda subscribe ku channel yacu TV, munadushyigikira mukanda